uyu mukobwa abundi reka tumuhere hejuru tumugere ku mano. Ni umukobwa ufite isura nziza, ukunda guseka, ari kuri naseriye mu kuntu. Ibi ngibi bituma abagabo bakunda uburyo ari seriye, bakavuga bati ese uyu muntu umutuye hasi ntibyaba ari iby'agaciro nk'umuntu nyine uba wimva ko ari umuntu uri independent. Maze tukamanuka twagera ku mabereho n'ibindi bindi. Iyo umanutse ukagera mu nda, afite mu nda zeru rwose, yakoze siporo zihagije. Ugeze ku kibuno ho abenshi niho batikirira. Afite urubuno rwose rwiza pe, urarureba nawe ukavuga uti wa, ukavuga uti uru rubuno warumpa rubyibuze nka rusigatira byaba bihagije. Ndetse uyu mukobwa ni mwiza pe, afite inzobe nziza itamuye inakeye, ku buryo witwa umugabo wese ufite amaraso ya kinyarwanda amutemberamo, iyo amubonye aba yumva rwose yamuhobera akamugumana. Byaba byiza bakaba banararana maze akagira utuntu yikorera. Uyu nguyu witwa Nishimwe Naomi ni umukobwa mwiza rwose. Ni umukobwa mutoya utabyibushye, ndetse ukunda gukurura nyine abo bagabo bakunda ubu bwoko bw'aba bakobwa barebare ariko batabyibushye, ndetse basa nkaho bafite iyitwa taille française. Ni umwana ufite isura nziza itarabaho. Ni umukobwa ufite amabere meza, ni umukobwa ufite mu nda hatoya, ni umukobwa ufite nyashi ntoya rwose, ntabwo afite ikibuno kinini, ariko icyo afite barakimukundira. Miss Muheto Divine ni umukobwa mwiza, utari muremure cyane ariko utari na mugufi. Umukobwa w'inzobe ufite isura nziza mu bigaragara. Ni umukobwa ufite mu nda hatoya ndetse akagira na nyashi, nubwo atari nini cyane, ariko abasore rwose badakunda nyashi zikabije, bakunda iziri muri mediane, baramukunda cyane. Ni umukobwa ureba nawe ukumva ko uramwifuje bitewe n'uburyo asa neza ndetse n'imiterere yiwe. Ni umuntu kandi ugaragara nk'umwana witonda. Ibi ngibi bigakurura abasore benshi n'abagabo, kubera ko mu by'ukuri nubwo dukunda abakobwa b'abasazi, ariko iyo ukeneye umukobwa wo gushyira nko mu rugo, uba ukeneye umukobwa nk'uyu nguyu Muheto Divine. Rwose abagabo baramureba irari rikabica, bakifuza bati byibuze wamumpa nk'ijoro rimwe maze nkagira utwo nikorera. Ndetse abandi bakavuga bati yo, mbega umukobwa mwiza. Ni ukuri uyu mukobwa ateye neza. Abandi bakareba uburyo asamo, bakareba uburyo ateyemo, bakareba ikibuno afite, bakavuga bati wow. Inyemerera ngo ikaze wamaze gukora subscribe hano kuri YouTube channel yacu yitwa Mega TV Rwanda. Nawe utarayikora ndagusaba kuyikora kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro tugutegurira umunsi ku munsi. Tudatinze rero ngiye kukubwira urutonde rw'abakobwa bagera kuri 3 bakunzwe cyane, ndetse n'abakobwa babaye abamisi b'u Rwanda mu myaka yatambutse. Aba nibo bakobwa rwose abagabo hafi ya bose bo mu gihugu cy'u Rwanda bareba, bakumva rwose babashegeye, bakumva rwose nk'uko wamureba rwose yambaye ubusa, cyangwa se mukaba mwararana maze mukaba mwagira ibyo mukorana muri iryo joro, ukumva ko waba unyuzwe ndetse ukumva ko ari ibintu rwose bigushishikaje. Abagabo benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda bayobowe n'irari rwose, ibi bintu byababayeho, kandi niba bitarakubayeho ushobora kuba ufite n'ikibazo gikomeye cyane, ku buryo nakugira inama yo kujya kwa muganga. Ntabatindiye rero, reka twihute ku mwanya wa 3 turahasanga umukobwa wabaye Miss Rwanda. Ni umukobwa mwiza cyane, ni umukobwa w'igishongore witwa Muheto Divine. Muheto Divine yabaye Miss Rwanda wo mu mwaka wa 2022. Uyu mukobwa yari afite imyaka 22 ndetse nibwo yari agisoza segonderi. Miss Muheto Divine ni umukobwa mwiza, utari muremure cyane ariko utari na mugufi. Umukobwa w'inzobe ufite isura nziza mu bigaragara. Ni umukobwa ufite mu nda hatoya ndetse akagira na nyashi, nubwo atari nini cyane, ariko abasore rwose badakunda nyashi zikabije, bakunda iziri muri mediane, baramukunda cyane. Ni umukobwa ureba nawe ukumva ko uramwifuje bitewe n'uburyo asa neza ndetse n'imiterere yiwe.
ni umuntu kandi ugaragara nk'umwana witonda. Ibi ngibi bigakurura abasore benshi n'abagabo kubera ko mu by'ukuri nubwo dukunda abakobwa b'abasazi, ariko iyo ukeneye umukobwa wo gushyira nko mu rugo uba ukeneye umukobwa nk'uyu nguyu Muheto Divine. Rwose abagabo baramureba, irari rikabica bakifuza bati byibuze wamumpa nk'ijoro rimwe maze nkagira utwo nikorera. Ndetse abandi bakavuga bati yo mbega umukobwa mwiza, ni ukuri uyu mukobwa ateye neza. Abandi bakareba uburyo asamo, bakareba uburyo ateyemo, bakareba ikibuno afite, bakavuga bati wawu. Tudatinze rero reka tujye ku mwanya wa kabiri. Turi kureba abamisi barimo gukurura igitsina gabo muri iyi minsi. Nibo bamisi rwose bakunzwe kurusha abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uza ku mwanya wa kabiri yitwa Nishimwe Naomi. Nishimwe Naomi ntimuze kubitindaho ngo kuba yarashatse mu minsi yashize akaba afite umugabo. Burya irari ntago rigendera kuri ibyo ngibyo. Iyo ukunda umuntu cyangwa se umugirira sexual desire cyangwa umwifuza, ntugendera ngo yarashatse cyangwa ntiyashatse. Ahubwo uyu nguyu nawe aza ku rutonde akaba uwa kabiri rwose. Uyu mu minsi navuga ko ari we mu minsi wakunzwe ubundi kurusha abandi ba minsi bose bigeze babaho hano mu gihugu cy'u Rwanda kugeza ubwo Miss Rwanda yahagarikwaga. Miss Nishimwe Naomi, abantu dukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga tuvuga ko ari we muntu utayigeze agirana ikibazo n'umuntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu niyo washaka kumusebya ntabwo biguhira bitewe n'uko abantu bamwikundira. Ariko iyo ngiyo ni ishusho isanzwe. Reka twigire kuri ba bagabo abangaba bari kureba iyi video bafite irari rwose ryabishe, ndetse abangaba bakunda kwirira utwana nk'utu ngutu. Uyu nguyu witwa Nishimwe Naomi ni umukobwa mwiza rwose. Ni umukobwa mutoya utabyibushye, ndetse ukunda gukurura nyine abo bagabo bakunda ubu bwoko bw'aba bakobwa barebare ariko batabyibushye, ndetse basa nkaho bafite iyitwa taille française. Ni umwana ufite isura nziza bitarabaho. Ni umukobwa ufite amabere meza, ni umukobwa ufite mu nda hatoya, ni umukobwa ufite nyashi ntoya rwose, ntago afite ikibuno kinini, ariko icyo afite barakimukundira. Ndetse ni umwana mwiza, ni urugero rw'abakobwa beza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Haritonda, arasabana, ndetse abantu bamukunda cyane uburyo yisanzura, ubona ko ibintu byose aba yabyoroheje. Mbega ni umukobwa ufite freedom, kubera ko nta n'icyo abuze nyine, yaba ubwiza, yaba amafaranga, yaba urukundo, buri kimwe cyose dukenera muri iyi si asa nkaho agifite. Uyu mukobwa rero abagabo baramureba bakumva baranungunitse, maze ibyabo bakabivamo bakavuga bati aka kantu wakama rwose iri joro maze tukiraranira, maze nkakwereka utuntu nikorera. Iri ni irari riba ritembera mu maraso y'abagabo b'Abanyarwanda, cyane cyane n'abari kureba iyi video ntabakuyemo. Irari ryarabishe kugeza naho uyu mwana bamureba bakavuga bati njyeba numva n'uwamumpa byibuze nkamuhobera nkamufata cyane maze nkamugumana. Ngayo nguko rero. Tudatinze rero reka tujye ku mwanya wa mbere. Ese nuwe mu minsi uza ku rutonde urw'umwanya wa mbere mu minsi bari gukurura abagabo muri iyi minsi, ndetse akaba ari we minsi abagabo bakunda cyane. Ese bamukundira iki? Byaba biterwa n'iki kugira ngo umugabo wese umubonye abe yumva ibishashi by'umuriro bimugurumanamo, akumva ashaka rwose kuba yamufata cyangwa se akamwegera akamuvugisha, byaba na ngombwa akamutahana? Yaba bakire, yaba bakene, abasore, insoresore n'utwana dutoya twose tuba dufite irari ryo kumva ko hari icyo bakorana, nikabone n'ubwo ari ku rwego rwo hejuru. Yitwa Miss Mutesi Jolly. Mutesi Jolly yabaye Miss Rwanda mu mwaka wa 2016. Ahangaha yari afite imyaka 19. Miss Jolly yanahawe amahirwe yo guhagararira u Rwanda muri Miss World bwa mbere. Uyu nguyu navuga ko ari urugero rwiza rw'abakobwa w'abamisi bakurura abagabo muri iyi minsi. Uyu Miss Mutesi Jolly afite uburanga butangaje, afite ubwenge butangaje,
ateye bitangaje, mbese ni ikiremwa gitangaje ku buryo abagabo iyo bamubonye bahita bumva rwose bava mu byabo, ndetse n'abatwaye imodoka bakaba bakora impanuka, abatwaye amamoto bagahagarara maze bakirebera ubu bwiza n'uburanga n'ubushongore uyu mukobwa yifitiye. Uyu mukobwa abundi reka tumuhere hejuru tumugere ku mano. Ni umukobwa ufite isura nziza, ukunda guseka, ari kuri na seriye mu kuntu. Ibi ngibi bituma abagabo bakunda ku buryo ari seriye, bakavuga bati ese uyu muntu mutuye hasi ntibyaba ari iby'agaciro nk'umuntu nyine uba wimva ko ari umuntu uri independent. Maze tukamanuka twagera ku mabere ho n'ibindi bindi. Iyo umanutse ukagera mu nda, afite mu nda zeru rwose, yakoze siporo zihagije. Ugeze ku kibuno ho abenshi niho batikirira, cyane cyane nk'abanyamakuru bamukoresha ibiganiro, nabwo iyo ubyumvishe uba wumva harimo irari ryinshi cyane, basa nkaho bari kumwifuza ariko nyine bikanabarenga bakarinda no kubivugira kuri kamera kandi ubundi bitemewe, batitaye no ku ngaruka bishobora kugira. Afite urubuno rwose rwiza pe, urarureba nawe ukavuga uti wow, ukavuga uti uru rubuno warumpa byibuze nkarusigatira byaba bihagije. Ndetse uyu mukobwa ni mwiza pe, afite inzobe nziza itamoye inakeye ku buryo yitwa umugabo wese ufite amaraso ya kinyarwanda amutemberamo, iyo amubonye aba yumva rwose yamuhobera akamugumana, byaba byiza bakaba banararana maze akagira utuntu yikorera. Reka ngushimire wowe twabanye kuva ku ntangiriro z'iyi video, ariko iryo rari ryawe ugerageze urigabanye kubera ko bishobora kuzatuma umubano wawe n'uwo muzashakana byose byangirika. Byirinde ubyikuremo kuko aba bakobwa bari ku rwego rwo hejuru, kabone n'ubwo waba uri kuri uru rwego, ariko ni mu gihe mutari mu rukundo ntabwo uba wemerewe gutekereza ibintu nk'ibyo ngibyo. Njye ni Sodino nyawe, ndagushimiye nawe ubutaha.